Hello abagaciro team, ndabashuhuje nizere ko mumeze neza mwese aho muherereye mu mpande z'isi. Uyu munsi rero turarebera hamwe igice cya kabiri cy'indi myemerere ituzitira. Hari imyemerere tugira ituzitira, akenshi ituruka ku bikomere byacu maze ikatubuza kubaho neza, ariko tutabizi. Ni imitekerereze itubuza kwihuza natwe maze bigatuma tudatera intambwe nziza mu buzima bwacu, ngo dukore ibyo twebwe twumva bikwiye, dukore ibyo twifuza. Oya, iratubuza ibiri hagati yacu natwe ubwacu. Iyo myemerere rero itari ukuri k'ubuzima iratuyobora, ikatubwira uko tugomba kwitwara, ikagira ibyo tubuza, ikaduhagarika, maze bigatuma ibintu byose twifuza bihera mu mutwe, bigahera muri twe, kandi nyine bikatwongerera kubaho nabi, kuko tutabaho uko turi, tukabaho uko turi. Hari ibintu twishyizemo tukabikurikiza gutyo gusa atari ukuri. Nyuma rero haba hari ibintu twihisha inyuma, ugasanga turabaho tutameze neza mu buzima bwacu kandi bidakwiye. Nta mpamvu. Imyemerere ya mbere rero ni nta burenganzira mfite bwo kuba umunyantege nke. Ni ngombwa ko nerekana ko ndi umunyembaraga. Murabibona cyane, ugahora wiyerekana uko utari umunyembaraga ahantu hose, byose bimeze neza. Nibyo, muri kamere yacu turi abanyembaraga, ariko ni ibintu bigenda bishira kubera ibyo tunyuramo byose mu buzima dusharirira. Gutekereza ko tugomba kuba abantu b'imbaraga gutyo gusa nta hantu biturutse, nta mpamvu. Umuntu wese agomba kuba umunyembaraga, agomba kwerekana ko ari umunyembaraga, ntabwo ari byo. Maze rero ukasanga ntitwemererwa kuba abanyantege nke kandi bishoboka. Tukaba abanyantege nke rimwe na rimwe mu buzima. Ibyo byose ni imyemerere tuzitira, kuko turi abantu, tugira amarangamutima. Ushobora kuba ufite ikibazo cyabiteye, ariko urasabwa kwerekana ko uri umunyembaraga. Ibyo ni imyemerere ikuzitira iyo nawe ubyemeye ukabyerekana gutyo. Nihisha inyuma ya byose bimeze neza kandi atari ko bimeze, kubera ko nashaka kugaragara ko ndi umunyantege nke. Hano shi niko bakora. Byose ndabyubahiriza kugira ngo mbe umunyembaraga, aba ari ko ngaragara. Ntabwo nderekana ukundi, ntabwo ndakora ibyo ngiye nifuza, ntabwo ndakora ibyo ntekereza. Byose ndakurikira bya bindi bituma abantu babona ko ndi umunyembaraga, ko ndi umuntu ukora ibintu bikwiye. Bisabwa nande? Isi, byo hanze yawe. Ntugomba gukora ibi n'ibi kubera ko uri uyu n'uyu, ubwo nawe ukabikurikiza. Ugomba gukomera. Nta mugabo werekana intege nke. Ibyo nibyo biri mu mico yacu abanyafrika. Nta mugabo urira. N'umwana mutoya w'umwana w'umuhungu ati nta mugabo urira, ceceka. Kandi amarangamutima umwana yemere kuyerekana, n'umuntu mukuru ni kimwe. Kubera ko uri uyu n'uyu, uvuga naha, ugomba kwiyerekana gutya. Byo nibyo biriho gusa. Ugomba kwitwara gutya bijyanye nawe gutyo gutyo. Nuko ugomba kugendana n'uyu n'uyu, uyu ntago mugomba kugendana. Kandi ugomba kubikurikiza kugira ngo werekane kuri umunyembaraga, werekane kuri umuntu udafite intege nke. Ibintu biraho gusa bidafite impamvu yabyo igaragara kandi bitandukanye nawe, uzi ko utabyemera ariko urabikurikira. Ariko ubwugira gutyo usa n'usinziriye, wabifashe nk'ukuri, urakurikira gutya gusa. Intama ukabuta utari we, kugira ngo werekane kuri umunyembaraga, werekane ko ushoboye, kutari umunyantege nke, batabona kuri umunyantege nke. Ukemera, ugatwikira ibyifuzo byawe, amarangamutima yawe ukayagumisha imbere muri wowe, ukitwara uko bisabwa. Ibyo ni ibintu byica abantu benshi, bigatuma abantu barushaho no kumererwa nabi cyane muri bo. Bamererwa nabi cyane. Ha abantu binananira, ugasanga byarasandaye nyine, bamwe ukabona agize n'ibibazo byo mu mutwe. Kubera iki? Yabaye mu kwiyerekana ko ari umunyembaraga kandi ntazo afite. Imbaraga umuntu yemereye kutagira imbaraga. Umuntu yemereye kugira ibihe agira abo umunyantege nke, kuko ni umuntu. Umuntu ni umuntu.
burya uwo munyembaraga uko wemera ko uri n'umunyantege nke niho bishoboka ko umunyambaraga nyazo, kuko yo icyo gihe uba uriwe noneho wanamenya ko ufite za mbaraga ukareba ibyo ukora ugasubira ku bunyantege nke. Ariko iyo utabyemera ukagenda ndi umunyambaraga nyinshi ugatwikira aho ni ikibazo gikomeye. Iyo wemera ko uri umunyantege nkeya niho umunyambaraga. Ugomba gushobora kwiyemerera ko hari ibyo ufitemo intege nke, nibyo bituma uba uriwe. Ugashobora no kwita ku marangamutima mabi yawe atuma ubaho utameze neza muri wowe. Ni ngombwa kumenya amarangamutima yawe, ukamenya ibikubabaza cyane, ibikubabaza byose ukabimenya, kugira ngo ushobore kugira ibyo ukora, wiyiteho, wivure, ushobore gukira ibyo bikomere biyatera mbere yo kwitwa umunyembaraga. Abantu benshi babana n'ibikomere bitavuwe ngo bikire, bikabatera gukora ibintu bigaragaza ko intege ari nke nyine bafite muri bo. None abo bantu wabasaba kuba abanyembaraga gute batarabanje gukira? Nibyo bisabwa rero abantu. Ugasanga umuntu arafite ibyo bikomere, aho kugira ngo abanze avurwe, yiyiteho, yimenye, yitunganye, yigarukire, abo umuntu wuzuye, ugasanga arasabwa kuba umunyembaraga. Ibindi agatwikira akajya gukina role y'umunyembaraga. Ariko ubwo igihe kiragera bikanga ugasanga aratumbutse. Mu gihe wamaze gucana itara kuri ibyo bintu ubisobanukiwe neza, nibwo noneho uhinduka umunyembaraga, ukamenya za ntege nke zawe, ukazimenya, ukamenya ibyo ugomba gukora kugira ngo ugaruke kuba umunyembaraga. Naho kuba umunyembaraga kuko ugomba kumuba ibyo gusa, kuko uzi yuko nutagaragaza ko ukomeye muri wowe abandi bazagufata nk'umunyantege nke. Ntabwo ari byiza rwose, ntabwo ari byiza, ntibifasha abantu benshi, ahubwo bibagira nabi. Ibyo ari byose mu buzima, ikintu gikomeye kigufasha ni amarangamutima yawe. Wemerewe rero kuyagira ariko ukayayobora, kuko ibyo bintu byo kuvuga ngo umuntu umunyembaraga ni ibintu byo gupfundikira amarangamutima y'umuntu, bikayahisha ukigaragaza uwo utari we. Ntabwo ari byiza rero. Niba utazi kuyayobora ubuzima bwawe uzangirika. Utazi kuyayobora icyo gihe nyine amarangamutima kuyagira si bibi, kibi ni wa muntu utazi kuyayobora. Donc tuyagire ariko tumenye kuyayobora, kuko iyo utazi kuyayobora nanone ubuzima bwawe uzangirika, kuko icyo gihe ntuzi kwihuza nawe ngo uyoborwe nawe. Mu nzu yawe imbere niho hakuyobora. Gukomera rero bituruka buri gihe imbere muri wowe, bituruka imbere. Ntabwo rero wabibazwa imbere hatameze neza. Nibyo muri kamere yacu turi abanyembaraga, ariko bigenda bishira kubera ibyo tunyuramo byose mu buzima. Bya bindi bidusharirira, ibidusharira byose bituma imbaraga zacu zishira. Niko bimeze, kandi tubinyuramo byinshi, buri wese afite ibye. Niko bimeze, byicwa nuko dutakarira nyine muri ubu buzima. Ubuzima tubamo, ibyo duhura nabyo, ibyo uko dutozwa kubaho, uko twabayeho, ibyatubayeho, ibyatubabaje, ibyo byose twahuye nabyo tubizimiriramo, tukamererwa nabi, ariko tukarema nyine ya shusho, aho tugerageza kuba abantu b'imbaraga kandi atari byo. Igikwiye kitatuzitira ni ukuvuga ati nemewe ko nshobora kuba umunyantege nke. Ukavuga uti tugomba none icyo gihe noneho ugomba kwiyitaho, kuzi ko uri umunyantege nke, ukiyitaho mbere na mbere, tukitunganya mbese tukivura. Iyo wazi ko uri umunyantege nke ni kubikora ukivura, tukivura kugira ngo dushobore kugarura imbaraga zacu za kamere noneho izo dusabwa. Naho ibyo bintu byo kumva ko duhorana imbaraga tugakomera uko byagenda kose ni imyemerere tuzitira. Iyo ngira tuzitira, urumva uba wijayije inyuma y'ibintu bitari ukuri, icyo gihe birakuzitira, kuko ijya byose umiriwe nabe mbere muri wowe. Ufite intege nke imbere muri wowe, ufite intege nke, urerekana ko uri umunyembaraga se kandi ari nkeya, bigende gute? Ahubwo menya ko ufite intege nke, hanyuma witunganye, wiyiteho, wivure imbaraga nyinshi noneho zigaruke. Nuko bimeze. Icyo ukuri ni uko mu munyembaraga
kubera ko nzi kwemera n'intege nke zanjye, nkemera n'amarangamutima yanjye. nkaba nzi kuvuga nti aya nayo ndayazi, nzi gusobanura uko niyumva, ntabwo nishe inyuma ya byose bimeze neza, umunyembaraga kandi atari ko bimeze, kubera ko nashaka kugaragara ko ndi umunyantege nke. Icyo ni ikintu ugomba kumenya, kuko n'ubundi wibeshye, ariko niho bakujyana isi ikakujyana muri ibyo bintu kwerekana utari we ukabikora, ariko ni wowe bihomberamo. Uko bimeze ubundi nuko kugira ngo mbe umunyembaraga ari ngombwa ko nigarukira kinunda kukivuga, nkemera ko hari ibitameze neza muri iki, nkemera intege nke zanjye ziri muri iki, nta nubwo ari n'intege nke, ahubwo se mbese ntabwo twabyita intege nke nyabyo, ni karemano, ntabwo twaziremanywe, ahubwo ni ubuzima bwanjye nabayeho nibwo bwatumye nyine ngira izo ntege nke, ntabwo nabivukanye, ntabwo ari uko ari n'intege nke nyabyo karemano, ahubwo ni ubuzima bwanjye nabayeho. Nicyo ngomba kumva nkasobanukirwa kugira ngo mbe nuzuye, nkasobanukirwa. Nibyo byiza kureba ibintu kuri ubu buryo, tukareba iyi myemerere ituzitira dufite, hasi tukabireka, tukawureka icyo kintu tukakireka. Indi myemerere ituzitira ni ntabwo mfite uburenganzira bwo kurakara, ntabwo nemere kurakara, n'iyi ni imyemerere ituzitira, kandi turi abantu. Ayo marangamutima ngomba kuyahisha, ntabwo ari byo. Twemerewe kugira uburakari kuko turi abantu, dufite uburenganzira bwo kugira uburakari. Iyo umuntu cyangwa ikintu kitubabaje turabyemera, kiturakaje rwose turabyemerewe kugira amarangamutima y'uburakari. Ikibazo ni uko yaguherana cyangwa akagukoresha gukora ibidakwiye. Ibyo byo ntabwo ari byo. Iyo uzi kuyayobora wemerewe kuyagira, ariko ukamenya kuyayobora. Dufite uburenganzira bwo kuyagira yose uko dushaka, nta soni bigomba kudutera, kuyagaragaza nta soni bigomba kudutera, kuko uko tuyahisha, uko tutayagira, niko turwara no mu mutwe ntibigende neza. Abantu bahisha amarangamutima yabo, murabizi bahura n'ibibazo byo mu mutwe abenshi, kuko umutwe ubwonko se wabugira ute? Ntabwo butegeka. Icyo gihe biranga, kandi umunsi ukabona byasandaza. Ushaka guhisha uko niyumva, birangira ntihuje nanjye, mba mbaye uwo ntari we icyo gihe. Nyuma rero bikaza kuremerera umutima wanjye, nyuma y'igihe nyine ugasanga birasandaye. Niko bigenda. Nibwo ujya kubona ukabona nk'umuntu akoze ibintu bibi utamutekerezagaho, ukibaza ibye umugendekeye gute, cyangwa se akarwara mu mutwe kubera ko yakomeje kubika ibintu imbere, nyuma bikarenga nyine, ubwonko bikanga, bikamusandarana. Ugasanga ararwaye depression, ibibazo, indwara yo mu mutwe binyuranye, kubera ya marangamutima yakomeje guhisha muri we. Mfite uburenganzira bwo kwiyumva uko mbishaka, nyuma nkamenya iki, nkamenya uko nkorana n'amarangamutima yanjye, nkayahindura, nkayayobora. Ni wowe uyayoboye icyo gihe rero nta kibazo ugira. Ntugatekereze ngo nindakara ntabwo bari kunkunda, ibyo ni ibintu bibi cyane. Oya, ntabwo ugomba gutekereza gute. Oya. Iyo umuntu wamwereka ko warakaye, natagukunda akagucira urubanza uko wagize uburakari, ntawe uri nawe. Iyo umuntu agukunda azi kubyumva, nyuma mukaba mwabiganiraho, ariko kwibuza kuba uri we, kubera ko udashaka ko undi akurekura mugatandukana akakuvaho, ibyo ni imyemerere ikuzitira. Kandi umuntu yakurakaje, umuntu yagukoreye nabi, ukabibika muri wowe kugira ngo atakuvaho, ibyo ni ibintu, ni imyemerere mibi cyane kwicira ubuzima. Mu gihe cyose ndiwo mfite uburenganzira bwo kwisobanura, nkabwira umuntu ibitanyuze, nuko guko ubuzima bumeze, kugira ngo urinde ubuzima bwawe bwo mu mutwe. Niko bigenda. Kuba mfite uburakari ntibimbuza kuvuga, nkasobanurira undi ibintu uko bimeze. Kuburakari ntabwo ari ukuvanga urashakuza, oya, ibyo ngibyo ni ikindi. Urasobanura ibintu uko bimeze. Umuntu nkamubwira nti reba hano, igihe witwaraga gutya na gutya, byangendekeye gutya muri iki, nabifashe gutya, byandakaje, byambabaje, ukabimubwira. Kubera iki se? Nta mpamvu yo kutavuga ibintu umuntu akubabaje. Nta kibazo kirimo kuganiriza umuntu ku bitagenda neza, mukabiganira.
nabyo byiza niho bikemura ibibazo ugasanga ibintu biragenda neza, nta kibazo biteye kuba wabwira undi ikiri ku mutima wawe niko ubuzima bumeze. Niba umuntu adashoboye kwemera ko njyewe ngo anyakire, abyemere, yakire uko niyumva, yakire kiri mu mutima wanjye ngiye muhaye, niba ari inshuti yanjye, ubu ni umuntu ngomba kwitondera, ukamwitondera ukareba niba atari umuntu wo guhintera, ukabanza ugasobanukirwa neza ibyo ari byo, niko bimeze. Utekereza ko ugomba buri gihe gusobanura ukubaho kwawe, icyo nacyo ni iyindi myemerere ikuzitira. Gutekereza ko uri aho ugomba gusobanura ukubaho kwawe, nkaho utemerewe kubaho wowe. Hari umuntu ugomba gusobanurira ukubaho kwawe kugira ngo ubeho. Abantu benshi babaho gutyo, ubaho wigura, wisobanura, ugira gute, reka ibyo ni biki. Abantu benshi babaho gutyo, birababaje. Ugomba kugira icyo ukora kugira ngo ubeho, wari gukomeza. Nintagira icyo nkora gutya na gutya, ntacyo ndaba ndicyo, ntabwo ndaba ndiho. Noneho ugakenera gukora ibintu bikurenze kugira ngo ugaragare ko uhari, wereke wa muntu ko uhari, kugira ngo bakwiteho. Bitaba ibyo ukumva ntacyo uri cyo, bigatuma ukora ibintu kugeza naho wanakwishyira mu bibazo, ugakora n'ibintu utemera wowe ubwawe, ndetse bya bindi uti umutima wawe umva uremerewe ariko ukajya kubikora kuko ukeneye kubaho kugira ngo ushimishe undi muntu. Kandi uko ubikora niko bakwemera kurushaho. Kugenda ubikora niko banyemera, ukamariramo ndakora ibi bintu utemera, ukabikora kugira ngo bakwemere. Ibyo ni trauma, uba muri trauma, ni imyemerere ikuzitira kugira ngo undi muntu akwiteho, abone ko umushimishije, wowe ntuzi kwishimisha. Iyo ni imyemerere nayo ikuzitira, ugomba kureka kwirinda. Mwabyumvise rero, musobanukirwe n'imyemerere, muyirinde. Ni ibintu ubamo bikuzitira. Iyo umaze kubyumva nibyo bigufasha guhinduka. Uko ugenda uhindura, ufata ibintu, uzashobora kugira ubuzima bwiza. Ariko nyine byose bitangirira ku byo ufite mu mutwe wawe. Ukaba umuntu wikunda, umuntu unezerewe, umuntu ufite ubuzima bwe mu maboko, ushaka kugana imbere. Imyemerere agomba kwishyira kuri gahunda, akareba ibintu bimufitiye akamaro, ntaheranwe n'imyemerere idafite ikivuze. Mwabyumvise rero, ubwo murakoze, mbifurije kugira ibihe byiza, ngo naho ubutaha ku yindi video ya Lady Jane, bakunda cyane. Bye bye.